dore ya magambo y'ubwenge njya mbabwira buri munsi byo kubabwira andi magambo y'ubwenge ndagira ngo utukanda like na subscribe tujye muri commentaire wandike ijana kurindi maze wumva ya magambo y'ubwenge. Ni William Future. Buriya mu buzima bwawe ntuzahitemo ngo n'umuntu urenze, ahubwo uzahitemo wa muntu ukugira umuntu urenze. Buriya nawe ubwawe uzinjira muri ka kazi ku buryo nta kindi kintu kigaragara uretse ubwawe iterambere ryawe ari ryo rigaragara. Imbaraga z'ibitekerezo byawe zibasha kuba ziryamye mu mahoro. Rero nawe ubwawe ibasha kurinda amarangamutima yawe uko byagenda kose. Kandi buri munsi uzajya uhora uzirikana ko mu buzima bwawe umubeshyi ntabwo abasha kurinda ijambo rye. Buriya mu buzima bwawe ubwawe buri umucakara kuri ba bantu batajya bagira umuntu n'umwe bo bapfukamira. Kandi mu buzima bwawe niba hari abantu ujya ureba ukumva urabasetse, uzajya umenya ko nawe hari igihe uzisanga mu bihe bimwe nk'ibyabo bantu. Jya umenya ubwenge mu hazaza. Ibyishimo byawe biri muri wowe, rero bishakire muri wowe. Menya ko uzabasha kuba wabaho ubuzima bwiza uri kwiyitaho kandi ukita no ku bandi. Ugomba mbere na mbere kwigira uwibanze, ugomba gushakira ibyishimo byawe. Wishaka undi muntu ugomba kuguha ibyishimo mu buzima bwawe. Jya umenya ubwenge. Umunyabwenge ni wa muntu ubasha kuba yakora ikintu ariko atekereza ingaruka n'umusaruro uzava muri icyo kintu. Ugakora ikintu wumva ko nta kizavamo. Kore nabi umusaruro uzavamo kandi mubi. Kore neza uzabona umusaruro kandi mwiza. Tangira wiyongere utere imbere uyu munsi kugira ngo uzatere imbere kurusha hejuru. Umunsi uzaba wafashe umwanzuro kugira ngo utangire ikintu, uzatangire kuri cya kintu kigoye. Ntuzigere ugira umuntu ubwira ibanga ryawe keretse nta banga ufite. Niba ubwawe uri guterwa ubwoba n'inama zose ubasha kugirwa, nawe ubwawe nta kintu wabasha kwikemuraho. Buriya guceceka biba ari byiza kuruta twabwira umuntu ibyifuzo by'umutima wawe, ahubwo ukabasha kwituriza kuruta kwabwira abantu ngo ntumubibwira abandi bantu. Jya umenya ubwenge. Biba byiza guceceka kuruta kwabwira abantu ibyifuzo by'umutima wawe maze ukababwira kutabibwira abandi bantu. Inshuti ni wa muntu ugukunda mu gihe nta kintu uri cyo. Aba abantu buri munsi bahora basubika ibintu byo gukora, bavuga nzabikoresha abanebwe. Nta kintu na kimwe bageraho mu buzima. Ubuzima buragoye, ariko ubuzima bugora kurushaho cyane cyane iyo uri ikigoryi. Iteka uzahora uri umucakara kuri wa muntu ukunda. Ntuzigere ushaka kuba washaka kurusha umuntu musa nkaho muhanganye, ahubwo gerageza kurusha ubwawe ku giti cyawe. Iteka mu buzima uzajya buri munsi ukora cya kintu ubona nkaho gisa nkaho ari cyo kigoye. Buriya experience niwe mwarimu w'ibintu byose, akamenyero. Erega imibabaro yawe yose uhura nayo byose aba ari amahitamo yawe. Buriya iyo uri gusobanura abandi bantu ikintu uba uri guhomba icyo kintu. Buriya ni ikosa nanone kuba waba uri gutekereza ikintu kibi cyo gukora. Uko utekereza niko uzaba, kandi ibitekerezo byawe bikazaba igeno ryawe. Kabone n'igihe waba wizera umuntu, ntuzigere ukora ikosa ryo kubwira umuntu ibintu byawe byose. Aho butabera bwangwa, aho ubwirasi butsinda, abantu ntibaba batekanye. Uzasiga uwo muntu ukubabaza, ariko ntuzababaze wa muntu ugusiga. Iteka mu buzima haba hari isomo kuri buri kosa ryose wakoze. Rero icyo ugomba gukora ni ukuza ukarireba. Buriya zimwe mu nshingano za mbere za guverinoma aba ari ukurinda abaturage, ntabwo ari ukwirukanka cyangwa se kubabuza ubuzima, cyangwa se niyo mpamvu ugomba kujya umenya uko witwara. Ntuzigere ubwawe wibabaza ku bw'undi muntu uwo ari we wese ngo wihemukire. Ntuzigere wemera ubuzima bwawe udakeneye. Iteka umuntu wese aba agomba guhora yiteguye kuba hari ibintu bizaza mu buzima bwe, cyane cyane bya bintu atabasha kuba yakontorora. Uzagenda imbere kandi urebe imbere, ntukarebe inyuma. Inshingano ni izawe kugira ngo utere imbere ku bw'aba bantu bigeze baguca intege no kuba baragusuzuguye mu buzima bwawe. Uzajya usoma ibintu byinshi mu buzima bwawe kugeza igihe bizaba bigezweho. Umunsi uzaba ugiye kuvuga bizasaba ko abantu benshi batangira kujya bandika amagambo uri kuvuga. Mu buzima ntuzigere wemera ikintu gishoboye kuzakubera umutwaro nyuma. Ntukajye ukora ibintu wahita ubasha gukora, wegerageza gukora na bya bintu utigeze ubasha gukoraho, ariko muri kote iri positive. Erega guceceka k'umuntu bijya bituma umuntu agaragara bitangaje. Iteka uzahore wubaka icyizere mu bantu, ubikorere kandi ubiharanire. Kandi ikindi uzajye wubaha abantu bajya bagira imbaraga n'ubushake bwo gusaba imbabazi nyuma yo gukosa. Erega kuba nawe ubwo ufite icyizere muri wowe, wavuga ngo n'ubushake muri wowe bubasha kubwira isi ko ushoboye ibintu. Kavuga ati ndi umuntu ugomba kuba yakubaha bya bitekerezo by'imbaraga.
urutoki rumwe rwakuririye mu gihe cy'igihe cyawe kigoye, urwo ruruta za ntoki nyinshi zagiye zisa nkaho zikoma amashyi muri cya gihe cyawe cyo gutera imbere. Ubuzima bwawe ntabwo uzakomera kugeza igihe uzaca mu bihe bitoroshye bigoye, nibwo uzabikomereramo. Umunsi uzatangira kumenya agaciro kawe, n'isi nayo izatangira kukamenya. Kwihanganira ibintu ni kwihangana no gutorera cyangwa se gushyiramo imiyaga. Ni ukwihangana kw'abanyabwenge bibasha kwerekana ko iyo bari kumva abantu babirasi n'abaswa nibyo abanyabwenge bakunda gukoresha. Kwihangana no gushyiramo imiyaga. Abahombye iteka ni babana iteka bahora bafite ubwoba bwo guhomba. Nta wundi muti uzigera ubona uzabasha kuba wavanaho urwango muri wowe atari Yesu. 9 ku 10 by'ibibi byose no kubabara ko abantu benshi bakunda guhura nako mu buzima kose guturuka mu bunebwe. Kwibona ubwawe uri gutera imbere nibyo byumvo byiza umuntu yagira. Iteka uzajya uhoza ibitekerezo byawe mu kirere maze n'ibiganza byawe ku butaka n'ibirenge byawe byombi. Umunsi uzatangira guhangayikira undi muntu kuruta uko wihangayikira, uzabasha gusobanukirwa ko burya guseba cyangwa se n'intambwe imwe kugira ngo bikugereho. Niba ushaka gukira byihuse, tangira ukemura ibibazo byawe kandi uhere ku bibazo bikomeye. Uko intego zawe zaba ziri kose nuko zaba zigoye ziri kure cyane, iteka nubwo zaba ziri hejuru cyane intego zawe, menya ko iteka n'ubundi inzira ihora iri munsi y'ibirenge byawe. Udafite kwiringira Uwiteka, udafite kwiringira Imana, menya ko n'ubundi uba umeze n'ubundi nk'inyoni idafite amababa itaguruka. Nibyo amafaranga ntabwo agura ibyishimo, ariko kubura amafaranga byatuma ubuzima bwawe utishima. Iteka umuntu rero usoma igitabo agasoma n'ibitabo byinshi, uwo muntu aba akize muri we ku giti cye. Buri ijambo ribasha kwangiza umuntu ni ijambo umuntu aba yarabwiwe ejo. Jya umenya ubwenge. Nujya ufata abantu uzajya ubafata ukurikije imico yabo, ahubwo udakurikije ibyo batojwe. Gukora cyane nicyo kintu cyonyine kitazigera kigutenguha mu kuguha igisubizo. Iki nicyo gihano gihagije kuri abo bantu bakwanze, bakubabaje, iyo birengagije maze ukajya uhora wisekera. Nicyo gihano. Ingaruka mbi zo kwibona ni ugutangira gutsindwa no gusubira hasi. Kurwanira inzozi zawe ntabwo ari ibintu biba byoroshye, uretse ko kurwana ntabwo biba biri ngombwa. Wabasha gutsinda umuntu wari wese muri iyi si, ariko ntabwo uzigera ubasha gutsinda umuntu ubwe ubishaka kugira ngo ahombe ku bwawe. Uwo ni papa wawe cyangwa se mama wawe. Utitaye ku bihe byose waba uri gucamo mu buzima bwawe, tangira ubashe kuba wagerageza kwihangana mu buzima bwawe. Nutabasha kwihangana mu bihe ibyo uzaba uri gucamo byose mu buzima bwawe, uzahomba, utsindwe. Burya biba byiza ko umuntu abasha ubwe kwikomeza kuruta uko ashakisha inkunga y'abandi bantu. Mu gihe abantu bagikomeje kuba batangira kujya barimbura abo bantu baboroheye cyangwa se bari inyuma yabo gato, ntabwo abantu bazigera babasha kuba babona amahoro n'ubuzima bwiza. Ntabwo uzigera ubasha koga neza kugeza igihe uzaba ugifite n'ubundi umurava wo kureba ku mpera y'ayo mazi uri koga, urebe ku nkombe. Nibyo koko uzajya wumva inama z'abantu bose, ariko burya uzajya wumva ukurikize ya nama ya wa muntu ukugira inama y'ibyo yamaze kugera kuri iyo ntego. Ni byiza kumva inama za bose, ariko uzajya ukurikiza za nama za wa muntu wageze kuri ibyo bintu ariko kubwira. Hari imbwa nyinshi ziri kumukera muri iyi si. Rero niba ushaka kubaho ubuzima buteye imbere, tangira ukoze ubushobozi muri wowe bwo kutabasha kumva amajwi y'izo mbwa. Jya umenya ubwenge. Mu buzima nta kintu na kimwe uzigera ubasha kwiga gishya niba wumva ko ibintu byose ubizi. Gera ndabizi. Jya umenya ubwenge. Ntuzigere ugira ubwoba bwo kuba wavuga uvuguruza akarengane, ububeshyi, kuko niba abantu bose b'isi bari gukora ibi bintu byose bigiye kurangira. Isi igiye kurangira tu. Mu buzima uzibagirwe urugomo watewe n'umuntu mu buzima bwawe, ariko ntuzigere wibagirwa impuhwe weretswe n'uwo muntu cyangwa se impuhwe wigeze uhabwa mu buzima bwawe ngo ubyibagirwe. Imbogamizi ziza kuri abo bantu bizera ko bazagera ku merekezo no ku ntego zabo. Imbogamizi zisanga abo bantu. Umuntu udakora ntabwo imbogamizi zimugeraho. Iyo abantu basigaye inyuma bari kukuvuga, biba bisobanuye ko n'ubundi wowe uri kujya imbere. Jya umenya ubwenge. Ntujye rero ubona abantu bari kukuvuga, bari kukuvugira inyuma, bya bindi ubona bari inyuma mu mugongo wawe, hari n'impamvu bari inyuma yawe. Niyo ngiyo. Iteka umuntu buri munsi uhora yongera ibyo akeneye mu buzima bwe, ahora ari mu gahinda.
kuvuga yego kuri buri kimwe cyose, uwo ni umuco w'indyarya, hypocrites. Erega iyo umuntu mu buzima atengushywe, erega n'iterambere ryatangira kuribona nk'aho ari ububeshyi. Niba ubwawe utaritegura mu buzima bwawe, uzakomeza gutsindwa, ukomeze gutsindwa, kubera ko iterambere riza kuri abo bantu bari bariteguye mbere. Niba udakomeje kwitegura, uzakomeza gutsindwa. Umwirasi n'umwibone n'injiji, abo bantu ntibajya babasha gusobanukirwa intege nkeya zabo cyangwa ngo bakire inama bagirwa n'abanyabwenge. Jya umenya ubwenge. Guceceka nicyo gisubizo cyiza ku bibazo byose, ndetse guceceka kikaba imwe mu myitwarire myiza wagaragaza mu bihe byose wacamo. Umuntu ahinduka umugambanyi cyane cyane iyo yumva atangiye kwifata nk'aho yumva aruta abandi. Ubukene nibwo bubasha kuba bwafata umuntu bukamugira umunyamahanga mu mujyi yavukiyemo no mu mujyi we asanzwemo. Inzira iteka zigoye zizakuganisha mu merekezo meza y'ubuzima. Niyo mpamvu ibyo bihe ntukabisuzugure. Iyo uburakari buje buza bwonyine, ariko iyo bugiye butwara n'ubwenge n'imyitwarire myiza n'ubwiza. Jya umenya ubwenge, wirinde uburakari. Imico ibimeze nk'inzuzi bitagangurirwa. Mbere na mbere iyo bikiza nuko biba bimeze, ariko nyuma bigenda bikomera bikarushaho kuba byamera nk'imigozi. Nuko imico imera. Ubwirasi bimeze nk'urupfu, kubera ko umwirasi ahora agenda ameze nk'umupfu ugenda. Buriya ubwiza bw'ubuzima ntabwo buri kwa kundi uhora wishimye, ahubwo uburyo abandi bantu bahora bishimanye nawe. Umunyabwenge iteka nawe ahora agorwa n'akababaro n'agahinda no guhangayika. Guha ubushobozi n'ubutware ukabuhereza umuntu udashoboye, icyo ni icyaha gihambaye cyane, kubera ko guhereza ubuyobozi cyangwa senda nk'ubushobozi ubuyobozi ukabuhereza abantu nk'abo ngabo badashoboye, batangira kuba abirasi kandi bakagenda bafata n'imyanzuro ishoboye kwangiza ikiragano cyose. Kimwe mu bintu byiza navuga ngo bumwe mu buzima buryoshye mu buzima ni ugufata bya bintu ukunda bikaba uburyo bw'imibereho yawe. Umuntu abasha kumenya igihe cye mu gihe abasha kwituraho ahantu yari yizeye cyane, nibwo abasha gusobanukirwa. Jya umenya ubwenge. Uzirinde kuba inshuti n'umugome, kubera ko azakugurisha kugira ngo bamuhereze umugati. Jya umenya ubwenge. Hakugurisha bamuhereza icyo bita trifle, ibaze. Jya umenya ubwenge. Deserisha. Iyi si ubwawe ntabwo izigera ibasha kukunesha umunsi keretse umunsi ubwawe winesheje. Kugambana nibwo buryo bwa nyuma umunyantege nke yagira. Iyi si nuramuka ubonye igusekeye, nawe isekere, kubera ko iyi si isekeje nk'uko nawe usekeje. Mbabazwa cyane n'isi twamaze kuba twageramo, kubera ko uyu munsi turi kuba muri sosiyete aho abantu batangira kubona ba bantu bakora isuku y'imyanda, cyangwa se ba bantu bakora isuku, ba bantu bajya bafata imyanda bakajya kuyimena, babo barafashwe nk'aho ari bo mwanda. Jya umenya ubwenge. Ibintu ukunda biri hamwe hose, ariko ndagusabye ntuzabishakirishirize ngo bishakishirize mu hantu hatari wrong place.